turatangiye ngo cyatanya ngo gifite umurizo ngo dore cyangwa umurizo udari ntambuko ngo Bivuze ibisimba ibintu nk'ibyo ngo by'amazombi urumva ngo bya aharare mu ruhe rwego muziranye muti nuwahe muravukana kandi haraye ni wamuhereza ese ni ari gatumwa kandi haraye n'umukobwa mutafite icyo mupfana ukamuhereza oya namuvuguta namuvuguta kubera ko naye namuvugutse nanjye mbona minya inyabari wagize ute ngatamuvuga usengo nawe yamona minyabari hari amakazi agira amabara mabi ku buryo agucapeti urugero hari ibara ry'ikigina kigina no kuvuga umuhondo ikigina ni ikintu kijya gusa nk'umweru wapfubye urumva umuhondo move shokora umutuku wa mutuku ubona wa kera kabona uwo mukobwa rwose ameze no kuvuga ngo umva nkobaza ari ngo cyangwa icyatsi kimeze nkaho wagira ngo ni cyatsi gitose kibona umva nkobaza ari ngo kandi uruteye nabi umva nkobaze washano uramutse uri kumwe n'umukobwa ukamukuramo umwenda ukagera ku mwenda w'imbere ukabona ni umutuku cyangwa ugasanga ni ikigina nko kubivuze apeti yacika mpita mbyihorera nagiye kwa mbona ni nagakazo katondorotse kameze nk'akabajutse bena nabane wabo nese ko ari kaso yabandutse ni igitsina cyabandutse mbakayi umbapore bari karisa yabandutse ngo byari igitsina cyabandutse none zigire ibyo bivuze bigaragaza ko nibindi byose bitari akwemera Shafi kurebana n'umukobwa wawe filime mubaze ntabwo aragusubiza banze umubaze gusubiza ariko bere kungaruka okay Timote wakwemera kurebana filime n'umwana wawe y'ubuzima bwawe bwose nta na kimwe bavanyemo vuga yuko cyangwa wowe wakahambirwa se ko ntota kuvuga aba Yesu bishimiye izina rye ryiza haleluya abazamagamba miliyoni ariko bariyo hoteli yawe umubabaro rikabatinyura mana warahabaye haleluya mubwira ririmba indirimbo shaka indirimbo yawe shaka indirimbo yawe ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana ginger. Ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri sana ginger ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana ginger ndetse na sana energy drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. yego ndiruserukana inkubito Faximano original kamarade ni kuri 3D TV Rwanda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane, mwese mudukunda, mudukandira kanyenyeri, muduhamagara, muduha message, muduha courage, mwemera ububwa bwacu ndetse mukanabukunda. Ariko mara yagera no kiganiro gikora guto ubwa bwanyuze ninde mbwahana nasurimbwa gisindi uretse gato uretse kamarade nawe kamfashe se kandi kamarade agapapuro k'icupa kafashe uretse gusigaho kamarade sigaho nabanza senge tubanze dusenge iyo dutangiye ibiganiro twa Imana dusenge muce bugufi kuramo iyo ngofero sinyukura mu Imana ingofero birayireba bikora nta kibazo wesenga humiriza dusenge. Mana nyakubahwa turagushimiye ko twongeye guha n'umuvana kamarade kuri 3D dukorana ikiganiro gihumugisha cyo twamagaye n'imbaraga za Sekibi mu izina rya Yesu. Indimi zipfobya n'abapingayi n'ibindi byose bitubangamiye turabitokesheje mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Abadayimoni mungurwe. Dayimoni mungurwe. Na ruharwo yacu kandi komeze sagambe. Yukibuka ari. Nuruhemure. N'abakinnyi ba filime nyarwanda ni byamamare n'ibihangange bakoze hasi bakora hejuru, bakoze iyo bwabaga, baraye amajoro,
barashonje kugira ngo sinema nyarwanda itere imbere ndetse bamwe na n'ubu barakihiringa badukoreye filime yitwa Ruharwa niyo filime ubu ngubu ikunzwe muri mujyi wa Kigali cyane ni Cya TIMOTE diaspora tarasigwa mu ntazi ntore zakoranye yemewe mukabona bono ndakabundi niburukira mu gacaca ndagacari ninjye afashe ku kibinda njyanya kwa nyina materato no bitoki butonze kitinze batinda kitige bati ngo kitishwi batawa guma rubaba rwamukanya nawe mwishuri aba bandi rubaga rwamukanya rukaraba nk'abarutukuza mbuga n'inkwanyira janje guma ibinego byakajwe mu bitati bya mutabazi bitatira gutera kunyaga no kuronka guma mu mucyo n'impangare muri itamazo yazibura kirwara ndamaganga y'inkoga nkahurwa n'ay'inkumi naho amabanga y'inkumi byakomeye amaganga y'inkuba ngahurwa n'ay'inkumi Shafi mumeze mute turashima gitari dushima gitari tumeze neza cyane turashima gitari mushima gitari yego turashima Imana turi no mu munezero cyane ibintu ko ari uruhemu no kuvuga uruhemu Nwango turashima Imana turi no mu munezero yego muri munezero cyane amakuru y'iminsi iringo wari umaze iminsi utari Kigali nari maze iminsi ndi mu mujyi wa Kampala nabaga ndimo n'ingwe yazana iro special hari Uganda waragiye yaje y'umuhondo sinakubwira yitwa club igo ariko iri kubica cyane gacika ni Uganda waragiye y'umuhondo yaje Kampala suvanye yiki wambaye umupira mwiza ariko urasa neza asasa ni ki diaspora yungu ni from Uganda aho bitamugikuba wayasuweda simerukayo nibyaranze wamburiwe imbarara ni bya bintu uzanga gatangira gushiruka bateka amaze nisuganye ntasubira abazungu agatangira kuma kazi ko guheha abakecuru ugatwateka amaze ndiyegeranye yego rwose ariko se Shafika mubaze ikibazo yego none handamutse nguhaye miliyoni 100 yego nkakubwira kutazongera gusubira iwanyu kwivuko aho mvuka so ndarabona sizeyo komeza umbwire nguhaye miliyoni 100 ariko izo miliyoni 100 kugira ngo zifate bikaba bisaba yuko uri bwemere kutazongera usubira kwivuko utazongera kubonana n'ababyeyi bawe amaso ku maso wabyemera akazi agatabwa muri yombi se wabyemera Ruharwa wowe wabyemera baza Ruharwa ni yabyemera miliyoni 100 tosaba kwivuko usibye ni 100 niba mibumbi 100 je nahaciri Mbese wanyune n'umunyabutare imbazi wacu ni butare sinanga ariko impamvu nta mpamvu yo gusubirayo ngo nta muntu yasizeyo uje Kigali uhunga ibijumba uhunga amateki uhunga imyumbati none washana ibyo si byo byiza kubisanga ushaka iki ibyo si byo byiza bazaka gusanga hanga bihahira muri kazi ngo kurya neza kuri we niki kurya neza kuri wowe niki kurya neza kuri jewe wari iki wari iki uvuga ati ipura yanjye nkanjye nka Timote diaspora mvuye muri Swede yo nshaka kurya neza njya gutya jewe ibyo byose fa kuba birambitseho akabuga hejuru hariho rwose inyama cyo amabyaro cyose kirabisa akabuga ku ruhande cyari ruzungu wapi akubwira aho ngo yaye neza bari yagiye agaceri ko gapirawu agafiriti udushyimbo kongera naho kaboga ndabeshye kandi ibyo nibyo bikwishe nibyo bikuzambije nibyo bitumye upfuye nabi oya porarabeshya uri amateke ikijumba umwumbati urwo yari n'amateke nta kibazo n'amategede ariko akabuga ku ruhande aho yari sawa Shafi wowe yuriye neza uburi iki cyakoze icyo ngewe iyo ndiye neza uziyo ndiye neza uziyo ndiye neza kamara bandiye imyumbati n'ibishyimbo imyumbati n'ibishyimbo bameze neza cyane ugasomeza iki agashyushyu gakonje gashyushye uko kaba kameze kose uvura agashyushyu ni sawa cyane kabara agashyushyu ubwo nikakunda ari ngo unywa iki akayoga yewe inshyushyu ndayinywa ariko si kenshi ahubwo njye mashaka kurenza agacupa gakonje iyo kubaza kino kibazo kuki abantu bagira ubwoba bwo kuba abo bari bo banyakuri mu muryango cyangwa muri society impamvu bagira ubwoba bwo kuba abo bari mu muryango cyangwa muri society nuko abantu b'iki gihe barashaba bariyemera bavuga ati kugira ngo nerekane uwo ndi bavuga ati umwana kwa kana kane wese yambaye atimbarandi zabandutse abona ibyo bintu aragatangaza ikindi
muri iki gihe udagerageje gushaka kujyana n'isi ya none biragoye ko abantu ntabwo bagikunda umuca bugufi uzabicunga umuntu wese uca bugufi muri iki gihe arasuzugurwa sinzi impamvu oya Shafi we tubwire impamvu mu muryango ntashobora kugaragaza kubaho uko nacyumvise abantu bagira ubwoba bwo kuba abo bari bo banyakuri mu muryango cyangwa muri society icyambe muri rusange nabihuza n'iki kintu umusore uteranye ntarongora inkumi uko byagenda kose umugabo aremenwe mu kwirayira ubuzima bwacu bwa buri munsi ntabo twifuza kuba mu buzima tubayeho buri munsi ku munsi n'ikimenyimenyi we kamarade ahantu uba ushaka gusanga uba mu mwobo cyangwa mu muheno sibyo ariko aho hantu ntabwo wafatira ifoto ngo uherekane uha posting sibyo ntabwo turi proud yo kubaho bose yifuza nyine kugaragaza nyine ko ibyiza abaho heza ugapostinga uturyo twiza wariye ntago ndabona umuntu ashyizeho udushyimbo dukumbagaye cyangwa se n'utwumbati ngo dupostinga hara kuri status ndariye ariko se wamugani kutarabona umukobwa ujya muri restaurant akaka imyungu n'ibishyimbo n'umushogoro agafata sina abakobwa b'impamvu bakunda kubikora biriya no kugira ngo nawe wundi umutereta ko muteta muri benshi abanza kubike mu bwoba taje kumutereta no kumusohokana udagadwa vuga turi umuntu anabonye abari yigira gucyuza kwa kujya gujya buri kanya bihopfora ubusa ngo banagusatse inyuma no kugira ngo zanzara datweka zisongoye zisize bara runaka urumva ugakunda kwa birabije by'amakokuteri yabimbanganya amabara bivanga vanze urumva agukande nanamujya guhura nimujya guhura usa nk'waje ubyiteguriye ariko buriya nyuma hariya mubonye muri ghetto y'abaniga babyuka bacoma babashomeri bakora za pompage ugasanga ubujama ni bune arabushyira inzoga zasagutse mu abo baniga bandi ubujama barabyuka butera pompage mu munyonga ari butatu abyuka hamagara kamwe kati niko ko mbyutse mbona ari umuntu iskwandi bayikunguse ninde muri mwebwe urumva ati sinzungize ati sinzi wamvuguse uvuze gutyo ugasanga umukobwa rwose atunze abajama unyibutsa inkuru iri gutrendinga hano kuri imihanda y'umuntu witwa buri kantu umukobwa yaramuhamagaye aramubwira ati ndashaka kunyamamaza nkaba umuntu ukomeye ku mbuga nkoranyambaga ubwo bari bahuriye ku mbuga nkoranyambaga buri kantu aramubwira ati uzaze kunsura umukobwa wo kugenda wenyine yitwaza undi mukobwa mugenzi we bagezeyo buri kantu bamwe yuko yishyura moto zabo yishyuye moto zabo bageze mu rugo abagurira amafanta kubakira zo kubakira abahamagaye umukobwa ati ngwino nsange mu cyumba no tuganire kuri za business bari kumwe muri salo bavuye muri salo bajye mu cyumba umukobwa ati ntago nza buri kantu umujinya w'umurandura nduzuzu burazamutse ubwo barakaye bitavugwa baravuze ati ibihumbi byanjye 7 nabatakajeho murasohoka ari uko mubimpaye arabafungirana mu kubafungirana abakobwa baje kugira ngo bahamagara polisi buri kantu ntago yarigeze abaka telefone zabo inkuru mwarazumvishe uzakiriye gute kwanza Timote fakandira mbo yewe kuntu nkuru nazakiriye icyambere n'ubwo bavuga ngo umugabo ngase aseka imbohe ariko ikigaragara cyo buri kantu ntago yamenyereye guhonga ntago yamenyereye guhonga kuko ari guhonga ubundi ashaka iki none se kugiye washaka ibyatagiye kurangura no kubiri iki nese aragiye gushaka iki ngiye ko mbyumva ne aragiye kuba aho ntujye gucira umuntu urubanza gutazi uko bimeze guca urubanza mbongeye urubanza ese ubundi Paul ko ashaka kunsubiriza okay ngaho isubiriza subize uracuma nawe aravuga ko byumva tukugucecuke ujye ko mbyumva niba umukobwa avuze ati jewe ndagiye cyangwa mbwo tubwire mu cyumba wakavuga ati sinjyamo uramukijyana ushaka iki icyo ni cyambere cya kabiri icyo ni iki uramukijyana ushaka iki cya kabiri ubu usijye na 7 usijye ni 7 bya 700 byo ukaba wemeye kubitanga ku mahoro ariyo byihitiyemo kabitanga bakabicecagura ubundi bakwemerwa yahomba cyane hanyuma komeza uvuge nyine nango nacitse ingomeza icyanyuma musorezaho ndashaka kuba mukogana no kwemera
rwose niyo mashini bakayoza ariko ikibazo n'abaje ari babiri bamacungacungana hakoga baje ari babiri ukabategereza moto ukajya amahirwe ugasanga nta nzoga banywa none se abantu hanze bararembye bakoga baraza bati twashaka wisikini ukayigura amarura ukayagura n'ibiki byose giza amahirwe ngo ifante ebyiri birebire ukamutegera taxi voiture ya voiture n'iki byose urumva ibyo bintu ubyihoreye birindwi ni byinshi none se ubwo ari buri kantu yashakaga umupiri wabo nuko ajemo kuvuga ngo ngwino uva utandukanye n'undi ze mu cyumba tuganirireyo wenda yashaka privacy nose kuki batahuriye mu bundi ahandi hantu mu kabari inde wenda yabonaga wenda aho ngaho biri buze mu kabari hari kuza kumuhenda aho ntabwo nshaka kugira ngo mvuge reka mubwire ikintu nshaka kuvugaho kamanze ikintu nkivugeho abanyamakuru mwihutira guca imanza kandi mutazi ko ibintu biba bimeze buri kantu ntabwo nzi niba ariho amagambo yitangarije ko byagenze ntabwo arabivuga ntabwo ndabona comment abivuga cyangwa se ibyo byose abivuga yego ibyo muvuga nibyo wenda mwumvise namwe nta numwe uzi uko ibyo bintu byagenze ariko nyir'ubwite ni uzi ukuri kw'ibyo bintu byose ariko mpamya yuko uko mbyumva urumva uko mbyumva nuko mbibona neme nashidikanya yuko buri kantu nta mutima mubi yarabifitemo kubera yuko yaza ko afite umutima mubi cyangwa se nari n'ijya ashaka wenda biri ku ruhande agashaka wenda n'abakobwa kubahotera cyangwa kubagirira nabi uri kubyumva agashaka kubahotera cyangwa kubagirira nabi yari kuba yafata umwanzuro telefone zabo akazibambura akazikuraho akaba yakora ibi cyangwa se akaba yanabazirika cyangwa se wenda akaba yabakorera ibindi bitandukanye kugira ngo byibuze yishyure kandi simenya ko buri kantu ari wa muntu wakinira wenda byibuze ngo 7,000 agiye gusebera ku 7,000 ntabwo ari ibintu no kuva ko nabikoza zikari nka comedy oya wenda shano kuvuga ati rwose nyine bemeze gutya wenda mu mpa yanjye wenda simbizi ayo nategeshe kugira ngo byibuze nanjye we kunkoshona ariko ntango nyine ninjira mu bintu ntazi buri wese azabara ibyo yabonye ariko ikintu cyo numva mu byukuri nta rugomo yabikoranye nta mutima mubi ni umwana mwiza ugira discipline wera tunifuze ko azataha amahoro ariko byo kumujyaho umuntu akamucira urubanza akajajinga wenda ngo ntamenyerego nko cyo kintu kiri kubivuga buri umuntu wese aba afite uburyo abayeho tukiri kuri iyo ngingo Shafi kandi ntabwo yaragiye kugura indaya ngo agiye guhonga yego uri cyamamare wigeze guhura wigeze kujya kugwa mu mutego nk'uwo nguwo ushingiye ku bakobwa mbwira kuri iyo nkuru ntabwo byambaho ntabwo myamaho ikintu cya mbere ngiye mu buzima bwanjye nkora no mu kazi kanjye ka buri munsi hari ibyo umuntu atambwira tugiye gukorana ukambwira ngo nuko bibanza kugenda gutya na gutya aho ndakubwira ntabwo biri buze guhura ngiye muri principe zanjye kero meyer ganye iyo umuntu ashoboye turakorana no muri projet zanjye zabaye muri filime zanjye nkastinze umukinnyi kenshi main actress cyangwa se main actor aba ari undi muntu abantu batakeka cyangwa se batari bamenyere mu zindi projet zanjye za filime uyu mugabo twerukana gukorana kera unite gukorana muri ruharwa kandi abandi bete bakoranaga muri filime nyinshi zitandukanye ari umuntu indaya y'umutima ihwa n'izindi ariko atarimo kuri iyi nshuro aza yihariye ko ni umukinnyi mwiza Ringo Timote ni umukinnyi mwiza kandi wihariye kandi mu minsi ishize bari 10 nangwa mushyizemo yego ariko mubyo namuhaye hari umuntu ushaka castinga muri uwo mwanya ukamushyiramo 10 mu Rwanda 10 mu Rwanda rega burya hari ibintu byinshi ariko muri 15 yazamo mu Rwanda nabo se benshi zamo bakinnyi dufite benshi ni umuhanga mwiza ngiye mbamo natazamo inde wowe natazamo ubwo nawe uraza kudukora urwo rutonde umukure mu nyine turaza kubyumva nawe ayo ubwo ni mu mboni zawe ko byumva sibyo kureza tuje ubwo nawe uraduha urutonde rwawe uri kubyumva ngewe ngiye casting umukinnyi ngendera kuri ntuze kuri ku bushobozi bwe icyo mubonamo imbaraga mubonamo rero tujye dukorana n'umuntu tuzi ko ashoboye kurenza ko hari ikintu kiri behind cyangwa se urize kumukina no ku ruhande nicyo ngicyo nshaka kuvuga hari ibishwegeze ushaka kugwamo by'umukobwa Ringo byagenze gute bijyanye bya buri kantu ahubwo wenda bigaterwa n'uko umuntu yabyitwayemo kuko hari nk'igihe ujya kumva nk'umukobwa arakubwira ati nashaka ko tubonana ariko kumva ashaka kugutsindagiriza ko mubonana yagusanze iwawe ugasanga ibyo bintu ni ibintu byo gushyanga amakenga nese nakukomera ko wagusanga iwawe mbo dusanga dufite uko tubanye cyangwa tuzanye usava ahubwo ngubu umuntu arifata ati ndi umufana wawe kandi ashaka kuza kugusura hano nabwo tuze kure ko duhura mu bundi buryo amenye n'uwo ari kumana bishaka erega banza umenye papa siyo kugira ngo muhure munagani byinshi nyuma none se ngwaza kazo irangira rege nkubwira turahurira mu kabari hagati y'abandi bantu buretse gato Ringo buretse gato ngwaza akabazo k'amatsiko we ni impamvu wenda ubibyanga sinzi wenda kubayeho aba dufata urugero umuntu murahuye muhuye rimwe
ati shati numva mu by'ukuri nakunze uburyo performance zawe cyangwa se nuko umeze ese byazasha ko nazagira mu rugo byibuze nkanabasuhuza tugasangira byibura cyangwa tugasangira man uri kumwe n'umuntu abandi baje mu inshuti yawe umuntu ashaka kuza kugusura mukicara mugasangira gusurwa n'umuntu ubanze umenye ngo ni iki se nyuma yo kunsora ikiri buze gukurikira ni ikiri behind so nawe ndi gusurwa turi abantu turasurana aho ubanze umenye ngo witwara gute igihe umuntu yagusuye impamvu ibyo bintu habe amakenga urumva umuntu mufite ko muziranye umuntu mufite ko muziranye mwigeze guhuraho birashoboka ariko umuntu akubwiye ngo ngewe ngiye guturuka icyangugu nze kugusura nubara amasaha ari bugende mu nzira usanga aragira inanga mu masaha 2 saa 3 kandi wowe wenyine aje kureba ari wowe wenyine aje kureba waje kureba wenyine n'umuzi ngo ngo umufana kama uwo muntu namukabisha azi wawe aharare mu ruhe rwego muziranye muti nuwaheye muravukana kandi haraye ni wamuhereza ese ni ari gatumwa kandi haraye ni wamuhereza n'umukobwa mutafite icyo mupfana ukamuhereza oya namuvuguta namuvuguta kubera ko naye namuvugutse nanjye mbona minya inyabari wagize ute ngatamuvuguse ngo nawe yamona minyabari oya icyo ngicyo urabeshya birashoboka cyane none se ringo ntago warana n'umukobwa ngo buke mudafitanye isano mbo birashoboka ariko ikishaka kubitera nacyo ni impamvu idafatika ari mu mihango kuba ari mu gishoze bazaga ngo nagiye mu ruhango shu urumva ya kabiri ni ya mbere mwararana ariko bigaterwa nuko ari mu mihango yo ni impamvu ya mbere ya kabiri ya kabiri hari umukobwa ubona ibintu ari kwigira kwaza n'ibintu bidafatika ukabona nibishinga ugatangira kubigiramo amakenga urugero umuntu ari kwashagura buri kanya arakorora kana arishima ukabona ariko ushaka kwishima mu myanya ndangagitsina kana arajaja ukabona muri kurira none se ukabona nyine akagira ibintu bigucapeta ukabona ati nta mazi ufite tisanga ibyerisheri ati wama amazi manze miri binini amayo ibyo bintu nabyo shaka kunca intege none se cya kabiri mane n'abakobwa nabo bagira ingeso yo kwambara amakariso mabi ye baba data we nabyo binkura amapeti kajya kubona ukabona byakubayeho ugiye kurya umwana usanga ikariso ye mbona isa nk'iyatentebutse bena mbona ibara ryayo ry'ikigina ndavuga nti yatinga nkuru agatebe negera imbere dore kandi uri mudere kandi aho se uri mu Rwanda ikigwe none se twamutaye mete undi kucyosha twicara oya gutya nakantu gatandukanye abantu batamenyere kuri 3D ariko ni sawa none se akaringosho nuruhemuri none se ringo kuba yarambaye ikariso idafuze byatuma ucika peti isa nabi cyangwa yacikaguritse nubwo yaba ari cyacya ifite ibara ribi hari amakariso agira amabara mabi ku buryo aguca peti urugero hari ibara ry'ikigina kigina no kuvuga umuhondo ikigina ni ikintu kijya gusa nk'umweru wapfubye urumva umuhondo move shokora umutuku wa mutuku ubona wa kera kabona uwo mukobwa rwose ameze no kuvuga ngo umva nkubaza ringo cyangwa icyatsi kimeze nkaho wagira ngo ni cyatsi gitose kibona umva nkubaza ringo kandi uruteye nabi umva nkubaze washano uramutse uri kumwe n'umukobwa ukamukuramo umwenda ukagera ku mwenda w'imbere ukabona ni umutuku cyangwa ugasanga ni ikigina nko bivuze apeti yacika mpita mbyihorera uruhinja rwanza amata none se byakubayeho ngegeze kumbaho mbo hashize imyaka myinshi ariko nagiye icyo gihe cyo icyanciye intege nagiye kwambona n'agakazo katondorotse kameze nk'akabajutse bena nabane wabo nese kwari kaso yabandutse ni igitsina cyabandutse umbapore wari karisa yabandutse se ngo byari igitsina cyabandutse none se gire kubaza bigaragaza ko n'ibindi byose bitari ubwo umuntu akavuga bati buri kantu afungwe abandi batarimo ararengana kuri wowe bibona gute Shafi yakoze ikosa sibyo nimba koko yarabafungiranye ndavuga ibyo mvuga ibyo numva nimba arafungiranye yakoze ikosa ariko ntabwo yakoze ikosa ryo kuba yafungwa ko nge mbyumva ku giti cyanjye so yakoze urugomo kuko ni umuntu wese yakora urugomo cyane cyane ko abakobwa atigeze abahohotera
nimba n'uburyo yabafungiye nyuma wenda ni mu buryo wenda bwo kuba kwakanga kubera ko nyine byibuze yabakire ko batigeze bamuha n'agaciro yabashye ko nibamuhaye agaciro bamufasha ukundi kuntu wenda sometimes n'abastari hari abantu batwigirizaho nkana bakavuga ati abastari wenda nibura nikira nimwe mwene ngo tujye mu cyumba tuganire cyangwa kurya na gutya wenda bura ari byo ashaka hari ibintu ngibyo yashaka kuvuga ni ibintu bitandukanye ngo mwarago urumva kubyamubayeho rero sasa ntago nakumva ko rero akosa byibuze ari kosa ryo gufungirwa ahubwo wenda yasaba n'imbabazi by'umwihariko wenda abo wenda yatesheje agaciro cyangwa se abakobwa wenda ibyo yabakoreye bitari byiza wenda nkuko no babivuga ariko nanone ntago mpamya ko ari urugomo yaba yarakoze wenda ruganisha habi kuko atigeze bakubita bahohotera ngo bambone na telefone numva ko giti yanjye wenda ribu yacu inkoni zama byibuze gashiramo imiyaga bakamubabara ariko bakamubwira ngo ntazongera bakamukubita ku kanyafu bakamureka byibuze agatakongera gukora akazi ke buri impamvu mvuga gutyo iyo urebye ikosa yakoze ukareba n'akamaro amare societe nyarwanda usanga bidahura uriya mutipe hari umuryango atunze hari ibiganiro akora umunsi ku munsi bifasha societe nyarwanda guhinduka hari abantu entertaininga bagaseka kandi guseka ni umuti w'ibyishimo kandi wongera iminsi yo kubaho hari umukameramana ahemba ubwo ntabwo ndahagera sibyo hari inza kodesha landlord akabona amafaranga nawe agatunga umuryango hari ibigo byitanga hari ibindi bigo bikora za kampani runaka yamamariza nabo no kuvuga ngo bacuruza ari uko umuntu yatanze wa munwa we n'akakazi ke yakoze so n'imisoro ikaboneka nayo hari ibyatanga byinshi bitandukanye so numva rero bitewe n'ibyo amariye societe nyarwanda cyangwa se n'ibyo yakoze umunsi ku munsi cyangwa se n'akazi kagikora umunsi ku munsi numva byibuze bamubabarira bakamubwira ko atazongera kuko muri iyi minsi wenda arimo yarize yarakebutse baramukebuye aho bamubwira ngo ntazongere numva byakomeza hanyuma Timote ibyamamare bikomeze bikora ibyaha ngo nuko bifitiye societe akamaro ese ibyaha ni ibihe bavuga bakoze mbo si nk'umunsi we kamarade wo wafunzwe wowe beretse kumutunga mikoro wowe umunsi wafunzwe we kamarade nta n'umunyarwanda uzakugemura n'amazi yo kunywa bikubwiye nizeriye n'ubugome bwawe abantu tunga intoki bavuga ngo dore n'abango usijya ko wenda kamarade yena n'ubugome bwe mbona ahubwo kamarade je mbona ni fura y'u Rwanda agira gute babimenye se nuko ngo kamara kuri imihanda ufite inshuti nyinshi cyangwa ufite abanzi benshi ikintu mfite abanzi benshi kubera yuko ndakora cyane kandi abantu bashaka umuntu umushomeri byo kwanza umbwire ibyamamare bikomeze bikora ibyaha ngo nuko bifitiye societe akamaro mbo buriya iyo habayemo kese nk'iriya rero ntabwo umuntu yajyaho ngo ahita avuga ati nteye igikumwe koko uyu muntu afite ibyaha kandi n'uwagenda ngo yifata avuga ati ntabwo ibyo bintu ari ikosa kubera ko ntabwo ribu nayo ipfa kugufata gutyo gusa ahubwo buri ikintu nge navuga turategereza ko ribu nayo ikora ibijyanye n'amategeko kandi amategeko ntabwo abiriho kurenganya abiriho kurenganura nicyo nabivugaho mutekereza gute ni ikibazo ngiye kubaza ko muri babiri mutekereza gute ko isi izaba imeze gute mu myaka 50 iri imbere izaba yarabaye nziza cyangwa izaba yarabaye mbi kurushaho bo hari ibyo izaba yarabayemo nziza cyane n'ibyo izaba yarabayemo mbi kurushaho kuko niba nk'ubu turi kuvuga tuti kera umukobwa no gusohoka iwabo ngo azarebana n'umusore mu maso byabaga ari ikibazo iwabo bakagenda bajya kumusabira none ubu umuntu arifata akajya hariya akajya ku cyamaguru agatandara ati niba mutangira munareba neza nambaye ibigufi none dore mbereke abandi batirumba twabonye wagira ngo namubwira ati ibyo bintu ko umwana azakura bireba urabyumva ute uri umuntu w'umubyeyi amabere yawe ni imishumi urakira ku mbuga nkoranyambaga yuzuye imitsi ibyo ni biki ati ibyo nibikureba n'abandi bagakomanta bamurengera bakubwira kutakureba ko amabere ye yashyize ku gasozi ari byiza tukaba tubibona none ahangaha mu 2025 watabibaza mu 2050 cyangwa 30 bizayimeze bite n'imyaka 25 iri imbere nicyo ngenda mbona mu iterambere bizaba byarushijeho kugenda neza ariko mu mico n'imyifatire bizaba ari ikibazo Shafi wowe technology zaba yarazambije ibintu ariko none byarateye imbere nuvuga ngo isi zaba yobowe na technology muri iyo myaka 50 iri imbere yego isi uzasanga abantu bakoresha amaboko cyangwa se bakoresha imbaraga zabo zaragabanutse ngo warajemo technology ihambaye ikindi wenda mu rubyiruko imico n'imyifatire cyangwa se kinyabupfura kizaba kigirwa ku mashyi cyangwa se ari hafi ya ntacyo so ibyo bintu byose rero no kuvuga ngo kandi niko nyine niko si yubatse yego niko isi yubatse tuzajyana nayo tujyane n'ibigezweho tugurukane nabyo
nta kundi nyine ko bizaza byose uzabyakira ariko nyine abantu tuzaba tubaho nyine aho izajya tugana. Timote, ni ibihe bintu ubona muri iyi minsi ukagutera ubwoba ukumva ugize amatsiko yo kuzabona imikurire y'umwana wawe ejo hazaza? Ni ibintu nka bitatu. Icya mbere cyo kintera ubwoba, sinibaza ikintu cyamaze abakobwa b'iki gihe ubwoba mu by'ukuri. Cyagira gute? Abakobwa b'iki gihe ukuntu mbabona ibyabo si byo kuvugwa, kuko aho bijya gupfira nuko no kumuhana rwa uri nyina ushaka ko mutongana, haje no kuvuga ngo uramukubise none kari ibindi. Icyo kintera ubwoba. Icya kabiri ni isenyuka ry'ingo risigaye hanze. Nkibaza ingo zose zifite ibibazo. Ikibazo cyanjye nicyo cya pole, nicyo cya kamarade, nicyo cya runaka. Ingo zisenywa n'iki mu by'ukuri? Gisenywa? Zisenywa n'iki? Ntabwo kizi se. Birakabije. Igisenyi ingo reka nyikubwire kandi ni nakijana kwijana. Abantu bakora ubukwe batabitekereje, batabiteganyije, batabanje gutekereza mu kabiri. Kubera ikiro badatekereza. Hari abantu bajya kurongora bagendeye kuri pressure. Kamarade yakoze ubukwe, Gaposho yakoze ubukwe, Kanaka yakoze ubukwe, kandi mwariganye mwabyirukiyemwe. Kubera iki usazi yubuza wakoze ubukwe n'abandi bana bakoze ubukwe? Wewe wakoze ubukwe kubera uburyo ufite. Hari muwaye wenda wabonye bituma ukora ubukwe. Ngiye ko njya ku gitutu yo kugira ngo nkore ubukwe kandi aribyo ntari nagero kandi aribyo nifuza. Umuntu agatavuga ngo reka ngendere kuri pressure ndashaje, barimo barantuka mu muryango cyangwa se n'abantu bandeba nabi nkora ubukwe. Ikindi gukora ubukwe abantu batatekereje ngo barebe ngo uriya muntu tugiye kubana ni muntu ki babanze biganeho barebe uko bimeze. Hakaba nandi baza gukora ubukwe bakurikiye ifaranga. Ati uyu muntu agiye gukora ubukwe ariko uriya muntu kuko ari ifaranga ariko atamukunda. Ugasanga nimba we kamarade ugiye kurongora wenda mwana wenda n'urugero wenda X cyangwa se Y runaka, uwo mukobwa ugiye kumunongora kuko mukurikiye amafaranga, cyangwa se umukobwa akaza kwa kamarade kuko ari amafaranga mubonaho. Ayo mafaranga yaza kwa kamarade yamara kuyashyira gatavuga ati kamarade n'ikibi ntago ngikunda, kimeze nk'igikoko runaka, gatavuga ati reka ngewe nigire gute nibonera ifaranga icyo nashaka nkore divorce ngiye gushaka ko nshaka cyangwa se nibane ku giti cyanjye. Ugasanga rero bya bintu byo gusanga ugiye gukunda ugiye kubana n'umuntu ariko utabanje gutekereza ugiye kubana n'umuntu ariko ari cyo umukurikiyeho, ibyo bituma byibuze ingo zitaramba. Aho ngatangana ku kibazo nkabazanye kubyo yaratangiye kubaza. Wewe ringo we Timoteyo, wakwifuza ko umwana wagira imico nk'iyawe wagicanuwe? Ariko se wamugani, reka nyibaze gutya. Reka nyibaze muri ubu buryo. Baramutse bakubwiye yuko filime y'ubuzima bwawe bwose, aho wanyaye ku muhanda, aho wafunzwe, ibintu byose wakoze, uri bwicara ukabirebana n'umwana wawe muri saro bakazimya amatara kuri big screen, wabyemera? Ndabanza ishyireho ikintu cya gatatu ntari navuze, aricyo kinteye impungenge cyuko abantu benshi b'iki gihe nibashaka gukora, urumva, kandi bashaka kubaho neza. Nabyo ni ikibazo turabigarukaho mu kanya. Ibyo ngibyo rero muri kuvuga byo kuvuga ngo umwana wanjye tugatera kimwe cyangwa iki, hari ibintu bibaho wabishaka utabishaka. Buriya n'ushaka kurambagiza, mbere yo kurambagiza umukobwa arambagiza nyina, kuko umukobwa niba ubona ari Zebedeyo ubwo na nyina nuko Zebedeyo ni muri aho ngaho nyine uvuga ngo inyana ni ya mweru imfizi bya ruko ibyagiye. Akavuga ko nimba nyina afite imico mibi n'umukobwa azabagira imico mibi. Akenshi umukobwa ateye kimwe na nyina neza. Nayo mpamvu bavuga ngo ngifurishiragira nka se, ahantu babikura kubikura buriya 80% y'umusore yukurikiranye usanga nasa akiri umusore ko yarameze. Nayo mpamvu benshi usanga niba ari nk'umuhanzi, mama ashaka kubirwanya avuga ati kuba umuhanzi bituma bikirara kabigira amakenga, ariko isa kuvuga ati ndeke umwana aririmbe. Ubwo amahirwe menshi bishaka gutaha byose, ariko ibyinshi mama w'umwana bihuza n'umukobwa we. Nayo mpamvu akenshi usanga umukobwa amafutiye nyina yahishira ngo atabimenya. Niba umwuga washinda bwa mbere agisama isa rimwe na rimwe bananime ushaka yimenya umwana agiye kubyara. Never. None nawe usanga umukobwa yisanisha kuri se kurenza ko yisanisha kuri nyina. Ntakeya. Biterwa nuko umwana yakuze n'uburyo yabayeho hagati y'imirere yabo babyeyi bose uko ari babiri. Buriya kenshi uko umwana umureze niko nawe akura. Hari igihe noneho umwana noneho akura bitewe n'ikigare. Niwe mu filozofe wavuze ngo sinibuka ni Jean-Jacques Rousseau ni Montesquieu ninde wabivuze gutyo. Yaravuze ngo umuntu avuka ari mwiza ariko yanuzwa n'abandi. Izi kintu muri kucyumva. Bitewe na societe tubayemo niyo influence gukora ibibi cyangwa se gukora ibyiza.
uko byagenda kose umwana wawe numuha uburere agakura neza, ukamwisha ijambo ry'Imana agakura neza, akazamuka neza, agahura n'abantu b'imico mizima, wa mwana ntabwo azaba mubi. Ariko nakora niba ufite ijambo ry'Imana ko babandi bo ku ruhande abo bagendana, uzambwira uko bizagenda nyuma. So kenshi nese ko hari igihe usanga umubyeyi asenga yera imbuto n'umuryango wamukunda, ariko bafite umwana wanananye w'ikirara, uriya mukobwa asimbuka igipangu arakirenga. So biterwa n'abantu babanye n'imico ye yagiye yiga ku ruhande. Ntabwo ari kuvuga ngo nimba umwana ngo ari mwiza ngo na nyina azagira imico myiza, ngo najya guteta ngo uzabanze ngure imico ya nyina, aho ntaho bihura. Burya ngo umuntu ni mugari. Ibyo bintu poravuga rwose simbyemera. Uti gute? Ndaguha urugero rwa hafi. Uzacunge mu ngo zisenyuka. Hari ingo zisenyuka nyina w'umukobwa ari we nyirabukwe w'umusore yabigizemo uruhare kandi rugaragara, ariko rusanga ari urugo rwasenyutse, sebukwe yabigizemo uruhare, ubwo ni nyina ni se w'umukobwa uzangaye. Hariyo njya kurenza. Wakwemera Shafi kurebana n'umukobwa wawe filime? Mubaze ntabwo aragusubiza. Banze umubaze gusubiza ariko bere kungaruka. Okay Timote, wakwemera kurebana filime n'umwana wawe y'ubuzima bwawe bwose nta na kimwe bavanyemo? Vuga yuko cyangwa wowe wakahambirwa. Se ko ntota kuvuga. Nuruhehe muresha. Impamvu nareka tukayirebana nuko nk'ubugiye ibyo ngibyo nabashaka kumuhisha. Nahantu wari yaba umwana nahantu wagize gute? Cyane rwose. Impamvu namweka akayireba nuko we aho ari kugana. Nibindi bindi. Na urugero. Kuki batanze ko bari abana PDD bajya mu rubanza rwe? Si wamugana. Kuko niwe natwe ntago uzi ko tujya gukura bajyaga baza birukanka bavuga bati tubonye umukobwa wicaye nabi, ibyo bikabagatangaza bikaba umugani bikabiki. Ubwo wabyemera kamara dakundana na runaka ku kigo cy'amashuri agapapuro bamwandikiye bagafata ngo ni gitangaza, iwabo umukobwa wamenya akazakwiyama iwanyu bati kamarade nagakunguke n'umukobwa ukiri tubishaka. None umukobwa nyina w'umukobwa aramubwira ati nyago nshaka kamarade ahubwo ndashaka pole. Kamarade murakatire kura mwana we nagasambo. Oya urumva ugasanga nyina kumamagara mwana akamubwira ati mama humura ndaje aho ndi brushete zenda gushya, ajya kubona mwana marazi kunja sizo izuvayo ni zandi ndazikira mama. Oya ugaremba niwe natwe. Shafi we wabyemera ko umuyirebana filime y'ubuzima bwawe? Attention, ku giti cyanye ndagusubiza muri ubu buryo bubiri. Byaterwa n'imyaka uwo mwana yaba afite. Abaye ari umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure wanjye ntago nabyemera, ariko abaye ari umwana ufite imyaka y'ubukure uzi ubwenge twajyanamo twayirebana, nawe yaba ari mukuru yabazi bijya mbere byose yaba arabibonye aho nabyemera. Ariko abaye ari umwana mutoya, kubera ko uwo mwana muto aba akeneye kuregwa no kutabangamirwa mu buryo mwe cyangwa ubundi. Abaye ari umwana utujuje imyaka ntago twayirebana, ariko abaye yujuje imyaka yabireka bwate bibase ni ibisanzwe. Ni abakinnyi baruharwa, niyo filime nziza ubu iyoboye mu gihugu cy'u Rwanda. Mwarabakunze, murabakunda kandi muzakomeza mubakunde. Nibo turi kumwe. Timote, ndagira ngo ndirimbira karirimbo ko mu Giswahili k'Imana. Karirimbo ko mu Giswahili k'Imana. Ndimo mu Giswahili y'Imana rero. Ndumva ntayo. Andi mu Giswahili y'Imana nze kuko amakuru ari menshi inaha n'amatorero menshi inaha ngaha akunze gukoresha abaririmbyi babo muri system y'Ikinyarwanda. Ubwo rero ntacyo ndirimbira ko kuramenya k'Ikinyarwanda. Kamworohereze. Ko kuramya k'Ikinyarwanda ko mu itorero rye ryose. Nta kibazo. Nashaka bari abakatolike, nashaka bari abadive, abre bose. Bon. Barabizize ngizo no mukirista arasenga. Komeza intore zawe zihundi imbaraga zawe. Komeza intore zawe, komeza intore zawe, komeza imbaraga zawe, uzituma ushaka zikubera abahamya. Hakaza
funguro duhawe Ese umukatolika? ihoraho Namba sanze y'abasanga, basanga nyagasani nanjye nze nguhabwa ngo nguzumvune ku rugamba nanje nkogana N'umukatolika? ihara baguhabwa bikinira haleluya ni umukatolika ari katolike ndayikunda hakaza n'aya makorasi ADP. mbo ADP bakunda kuririmba cyane nk'aka korasi bakunda kuririmba cyane hari nk'aka gakorasi kavuga ngo Dawidi aratambama na Dawidi aratambama na Dawidi kandi aratambama yigutsa avuga akantu kamwe ni amagambo abiri n'umugabo wakomeza ariko ubona mu Rwanda mukora sinema uramutse ukoze filime ari y'ibihwinini ari abantu b'ibizongwe mbwira abantu batatu wakinisha ba mbere ukabaha roli bibizongo nukuvuga ubwo bakina nk'abatuzuye bavuga ngo nimba meze nk'inzanga nk'inzanga mbo kwarimo n'isebanya no gutukana mwaze filime wenda irimo nk'abantu benshi bashaka kwigira inzanga bigashoboka sije ko buriya benshi banakwigira inzanga bitewe na director cyangwa umwanditsi ariko noneho haraba bisanzwemo ubona ntago navuga ngo ni inzanga ahubwo yakwigira ibintu ubona bitandukanye nabanza nkagufatira bano bakarasira bagasasira nkafata Sasira Jean Pierre. Nzovu, nkafata kariya kayaka bijiyo bijana n'abandi nkabo ngabo muri filime yanyu mutanga ubutumwa mwerekana ko hari bamwe mu baririmbyi bamwe mu bapasiteri bamwe mu bakristu bamwe nuruhemure bamwe mu bakristo bamwe mu bapasiteri bakora ibidakorwa ari bo babaye baruharwa mu rusengero hari amajwi arimo arasirikira ku mbuga nkoranyambaga amwe akavuga yuko ari aya pasiteri Mutesi andi bakavuga yuko ari aya mama Sharirene nawe ni umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa kuri YouTube cyane cyane akunze gutanga ibiganiro kwa Sabe bari kwikinisha ngo bakajya boherereza amavideo aba diaspora ibi bintu nibo birafata indi ntera ayo majwi araza kunyiniramo akantu gatoya cameraman wanje kugira ngo twumvishe ukuntu bimeze iyo murebye isi ya none mu bijyanye n'iyobokamana iri kuva he iri kujya he bo navuga gwenda ku bijyanye n'iyobokamana nkongera nkavuga no kuri abo badamu icyo navuga ku bijyanye n'iyobokamana hari benshi cyane b'iki gihe barimo bararisha iyobokamana ari byo bijyanye n'umurongo uvuga ngo bazaba badakunda Imana bakunda impiya birarira badakunda babo bihakanisha imirimo yabo ibyo bakora ibyo navuga ko abo badamu rero nkanjye Timote kuba wambaza ku by'abakecuru n'ikipo ntaho nahurira nabyo kabisa ngo uzi impamvu ngomubwira impamvu buriya ngo mu minsi ya nyuma ngo hanzaza bimbwa n'abarozi haza abantu bazaba barishushanyo bazaba bakora ibibi nimba ko abantu barabikoze kandi ari abakozi b'Imana kandi basenga kandi mubemera yego urangiye umuntu nemera senire nemera Imana abandi no mu pastor cyangwa se n'umuntu wari wese nango nyemwemera yego ko ngewe baravuga ngo mwambaro ukingirije ahera waratabutse kabiri buri wese asigaye agira gute yigererayo so ngewe nsenga Imana yanjye kandi nkayisenga ku giti cyanjye kandi kanyumva ko nge nabonye Imana yego so iyo mbwira ngo umuntu ngo ni umukozi w'Imana buri akenshi na padiri abivuga ngo mwumve ibyo mvuga ariko ntimukajye mureba ibyo nkora nuvuga ngo umuntu arakubwira rero kumva ko nimba wafashwe bitewe n'ijambo akubwiye ni sawa werera gufasha ku mutima wawe nawe wa muntu ujya kumucira urubanza ko ni muhe bya nyuma nyine satani arakora nimba barabaswe na satani cyangwa satani kabarabateye mwe kubatera mu bunyurwe niko bimeze nyine turi mu bihe bya nyuma ni mu mizo ya nyuma mujye muri nyine mumve ko ari satani nyine yabateye naho kuva rero ngo umuntu ntago yakora icyaha byo aho ni ukwibeshya ntago turagira ngo satani atarabasha kurasa imyambi niko bibiri ivuga so ni icyo ngicyo ahubwo ari ikibazo ageze kubaza Ringo harya mwaje ngo abantu ngo badashoboye ngo harya ngo biki ngo nagira ngo Ringo uri umukinnyi wa filime umazemo imyaka myinshi wakinanye na ba Steven Kanumba na ba Kigosi nabande muranarwana muri projet urabazi abakinnyi uko bagiye bakurikirana nabahe bakinnyi ba sinema nyarwanda mu Rwanda batanu bakabirijwe bafashwe nk'ibikomerezwa ariko nta kintu bakoze
mbo ntago navuga ngo hari abakinnyi ngo bakabirijwe nta kintu bakoze kuko isi ya none ntago gikeneye ibintu byiza kubera ko ubu ngubu ukinnye ikintu kiri seriye gifite ubutumwa gifite icyo cyaje kuvuga ntago gishobora kugurwa cyangwa se ngo kigire hiti hano iki gihe benshi barashaka ibintu bisa nk'ibintu birimo ubugoryi ariko ikibazo cyane ntago wacyumvishe nabahe bakinnyi bakabirijwe bafata nk'ibyamamare bafata nk'abantu b'inkingi za mwamba muri sinema nyarwanda ariko ntacyo bakoze ntawe utarakoze ngiye naba narabonye bakoze ibyo bari bashoboye wayute ngo bakoze ibyo bari bashoboye abo ni bande uyagena rwo nabavuga kwa bavuga no kwa promotinga uko abenshi ntago ari abantu Timote yajya kuvugaho kuko kubavugaho abenshi mbabona gutyo sinabazi abonzi n'ubutonde ushize pore yarutondetse kandi bana n'abantu batangiye kera ahubwo kumbajije ngo ninde ukomeye mutakoranye kubera iki mutakoranye nuhe mukinnyi ukomeye mu Rwanda mutakoranye kuki mutakoranye nta mukinnyi ukomeye mu Rwanda tutakoranye usibye Papa Sava usibye Bahavu Kiramani twarakoranye Kiramani projet nziza cyane tw'icyaha nziza cyane yarasotse icyaha uyandika muri telefone urayibona nziza pe Kiramani nanjye na Alfonsina na Cya nande Kiramani nanjye na Alfonsina na Cya yitwa icyaha ahubwo hari abasineyase cyangwa se abakinnyi ba filime bashoboye ariko batahawe agaciro abo ni bandi nabakubwira bo niryaguye baye nabakubwira ugiye kumbwira abakinnyi muri sinema nyarwanda bakoze ibitangaza ariko batahawe agaciro basuzuguwe nyine batavuzwe cyangwa batasupporting ngo bagere kuri level bumva baguma kugeraho ugiye kumbwira abakinnyi batanu batigeze bamenyekana kandi bakoreye sinema bakoze kandi bari n'abahanga mbono no kuvuga ngo abo bantu bo ni benshi cyane pe bagiye uwa mbere nabanza ngafata nk'uriya mudamu bita Uwimana Pauline ntako atagize ariko wakwibaza ngo kubera iki ntacyo byamuhaye cyangwa ngo avantage abandi bantu bagiye babona uwa mbere ni benshi barabose uratonde Shafi yavuze ba mama Janti barakoze badamu nari kuri level Shafi indeze Shafi nayo nagaciro yahawe Shafi uyunguse Shafi agaciro yahawe ni gake para pore ibintu yakoze ndaguha urugero filime twarucumbeka n'ubwo washyama rukayireba nta heza hise washyama ukayireba nkubitwanya munsi washyama n'ubukayireba inzigo iki ni nyinshi ngwe urike senderi mu bahanzi batanu ukunze wa kabiri Timote mu Rwanda ukunzwe se ubundi buri wese afite ahari uwa mbere isenderi ari mu bintu mu bantu bajya batanga ubutumwa kandi mu cyayenge kandi ubwo senderi ubwo banzika tubaveho kuko urimo uratinda kubambwira ni Bruce Melody cyangwa ni The Ben ari Bruce Melody ari The Ben bose nta numwe nemeramo nta numwe ngewe nabumva ariko ahubwo buriya Medi ni danje Medi abayipo yikorera ibintu bye ariko bifite biri smart Shafi wowe ni The Ben ni Bruce Melody byansaba gutekereza aho nabisobanura iyo mvuze ngo ni The Ben ni Bruce Melody ushatse kuvuga iki ninde wemera ninde urushundi The Ben arusha Bruce Melody kuririmba icyo ndacyemera ariko ngiye nkunda Bruce Melody kurenza The Ben ariko The Ben arashoboye Sidime hone kubyumva yego The Ben afite n'igikundiro bose ni n'abana bijana n'abakunda ariko impamvu mva nkunda Bruce Melody yarakoze aranihiringa kandi nta n'imbaraga z'umunenge afite ku ruhande ari branding agera hejuru aba bose bamenye Bruce Melody yarakoze yarazamutse mujye mushimira byibuze munakunda umuntu byibuze wirwanyeho sibyo The Ben gare nakoze aranakutanya no hanze no muri Amerika urabizi ko yagiye no gushakisha n'ibiki byose n'ubu ngubu akaba nagikubita ariko ashafite igikundiro azi no kubana n'umwana mwiza The Ben aho gisubizo nagitanze ni Riderman cyangwa ni Bulldog Riderman
kubera iki Riderman ni umujama w'umukapo kandi ni umugabo udahindura ibintu bye uko yatangiye kujya n'ubu revo ni imwe nta namwe yigeze agira ngo by'intambara nta namwe yigeze cyane intege nkeya ku buryo ubona ari ibintu wagira ngo kankubwire yego mbwira Shafi ndabona kumva Bulldog arakaze kurenza Riderman ariko Riderman ari ikintu cya Bulldog amurusha iki discipline ko na Bulldog nawe afite kankubwire discipline impamvu arayifite nawe ariko ntago zingana discipline uretse wumve Riderman nakuze numva indirimbo ze za rutenderi zose ndamwemera n'umuhanga tugeze no kujya muri competition yiwe ari gukubitana na MC Mahonibone ku Kimisagara ndamuza aza kuririmba nateze moto ni umuhanga uri kubyumva Riderman afite discipline kandi ifite sustainability itajya hasi ikomeza kuri wa mucyo kandi abantu baracyana mukunda ibyo bintu bikora bake bishoboye bake Riderman ararenze ariko Bulldog ari umuraperi mwiza kurenza Riderman nakaba umuhanzi mwiza ufite discipline Timote baguhaye award 3 ugomba kuziha abantu 3 mu Rwanda ntago ndi bujye mu ciciro runaka izo award ntago uri buze kuzitahana uraziha abantu 3 nawe arimo se oya watarimo wemera cyangwa bakugiriye umumaro mu muziki se hose bikubiranyirije hamwe award ya mbere nayihereza uriya bita Mzee Kennedy inde Mzee Kennedy mu bya movie industry yakoze iki uriya musaza nako atagize nyine yakoze iki yaragerageje nyine mbwira ibyo yakoze ubwo byo byose giye nabonye nyine tubimbaze nyine ndabyemera yakoze iki kugira ngo n'abantu batamuzi bamumenye urukuvuga ngo Mzee Kennedy no murutaragize c'est papa atarutura urukuvuga ngo ntabwo yigeze acibwa intege nibihe yigeze mbese intege mbese uko filime kuva kumenya yatangira uko yatangiye imeze Mzee Kennedy yabugumye kugaragaramo kandi nk'umuntu yirwanira ishyaka igihe shani nyinshi azo uravuga n'iminota nazi wowe yego mbwira rata Shafi nakomeze reka banda soze ni atamwemera ntabwo mvuze ko ntamwemera nanjye ngereho umuntu wa mbere waha award ni Kennedy ni Kennedy ni muri rusange oya ubwo nanjye nasepara mu by'umuziki harimo n'abakera cyangwa n'abavuga bose mu by'umuziki umuntu aha award nayiha byumvuhore noneho mu mupira umuntu aha award nayiha sugira Ernest Shafi tugende ugiye kumbwira abantu 3 bakugiriye akamaro ndamutse nguhaye award wazihereza muri sinema se yego niyo mu buzima busanzwe nta kibazo bavange bose wa mbere nahereza award ariko yo kuri rwo hejuru hanayimuha napfukamye His Excellency Paul Kagame wonayimu bwana nawe muri entertainment rega bura turamwemera urumva uwo niwe wa mbere nayiha yahinduye byinshi muri entertainment yatwubakiye BK Arena yatuzaniye Kigali Convention Center Stade Amahoro ivuga ushyiramo ngo ni buri muntu twaje mu cyiciro cy'imyidagaduro uretse Shafi avuga icyo ntacyo ndayimuhaye jya kurega tugende dukomeze uwo ni uwa mbere nyakubahwa His Excellency Paul Kagame award ya mbere niwe wayiha yego uwa kabiri yitabye Imana Sanza Amahoro Denis Rwasa nayitegura ngo ni muri sinema yego niwe mugabo twari dufite yego gatatu yego nkayiha bamenye ndakubwira impamvu biragoye kuba wategura filime ikamara imyaka irenga 6 igiri kuri wa mujyo ifite sustainability biba haki 3 wansabye ndabarangije nakomeza n'abandi ko wansabye 3 sibyo wansabye yego ahandi ushaka ko njya ni he aho ushaka weje aho ushaka ni wowe uri kuyobora ahandi mu muziki ndajya muri gospel Israel Mbonyi ndayimuha ayitahane ajyana nayiryama hejuru Israel Mbonyi atwaye award mu muziki muri football ndayikubita Karekezi Olivier Karekezi Olivier nako Jimmy Gatete
uwo nguwo Yego. urumva Yego. Jimmy Gatete muri comedy komedi ngiye muvuge muri komedi yego muvuge buriya muko mutitona mwitegereze buri umuntu ufite komedi mu Rwanda ku rwego rw'ejo kandi yiturije bandi bijo bija wapi wapi we ninde genda yiha abantu babiri bayigabane yego ngena nabarebye bose ndabareba ndayikubita umuntu witwa Nkusi Arthur yego urano mutipe mwane atanga komedi buzamucunge ni umuhanga undi ndibuze kuyihereza abantu batahaye agaciro batanabonye nyine ibyo performance yiwe uwo bita ambassadeur w'abakonsomateri uriya mutipe ni mubi avuga ibintu biri mu logique ni umuhanga yego n'abakinnyi ba ruharwa bakina no muri bamenya n'abahanga bafite umumaro munini muri societe nyarwanda bakoze byinshi Shafi yego ubona hakiri umwanya wo kuganira kw'abantu cyangwa social media zatwaye umwanya abantu bahuriragaho niyo social media zidahari abantu ntago bafite umwanya wo kuganira kuko bafite ibyo bahugiyemo barimo bashaka impiya kandi ko bigomba no kujyana no gushaka amafaranga turi muri monde ya benefice aho umuntu agomba gukora umunsi ku munsi yakora amasaha 20-28 ashaka amaronko n'ibizatunga abana kuko burya ngo udakora ntakariye aho iterambere ritujyanya aho isi tujyana niho tugana navuga ko technology yadutwaye so yeka maze cyo navuga abantu bakiganira ku buryo ni witegereje neza bimwe muri gutera ubukene na telefoni zirimo utiguti sinzi niba utaragana n'umuntu kandi ibintu bitakamaro birimo akazi ka mutunga wamurangirikira kagira uti ariko mu kanya nko guhumbya ukajya kwa umuntu ameze gutya ngo ukana rasetse utisemeze uti ngo wajya twavugana gitike ugasanga mbese oya baranabeshya ibintu bya social muri gahunda yo kubeshya barabeshya bajya guterumva ukabona ko mbese ibi bintu bya telefone abantu benshi cyane nawe ubyirukanisha nta muntu urajya guseriva ukanameze gutya ngo ngwi kandi ufite urufunguzo wajya kubona ukabona afashe icupa nicyo abantu basigaye bahura urumva kamara abantu basigaye bahura kubera iminsi mikuru ya famiye cyangwa bagahurira mu bukwe kandi mwahurira muri iyo minsi mikuru ya famiye twaraburanye suhugiye mu ki muri iyi minsi ukamubwira business ugaye ukora ngo twazawe nk'ejo tukabigana birangiriraho buri wese ahita yihugira mu bye iyo muhure mu nama za famiye menshi usanga ari injuga ariko kugira ngo akubwire ngo nari ngukumbuye ngo nkunda gute se nkumbuye gute kandi ufite imirongo ntunamamagare so ni injuga rero turi munsi yo kubeshya n'ibyo ese Shafi ukora cinema hari n'ibyitegererezo cyangwa hari abarora modo bawe ni izihe filimi 10 z'ibihe byose ku isi bakubwiye ngo wongere usubiremo kureba wareba iya mbere nareba Prison Break iyo ni ya mbere 24 heures corona Apocalypse iriya ramba bohoza umwana we bahita gukibo Ramba boza umwana we ntago ari ramba boza umwana we ni komando boje umwana we yego komando nako boza umwana we ni komando nimero 1 Arnold Schwarzenegger ubwo ni kane ko bivuze kumfusa umwanya munini ntatutekereza reka mu gihe cyitekereza mu gihe uri gutekereza reka Ringo natubwire Ringo filime 10 z'ibihe byose mu Rwanda ubwo ndavuga gasobanuye washishikariza umuntu kongera kureba nizi mu Rwanda bo kwisi yose nabanza nkazana iginde bita Maridi Mitunu Chakraboti urumva nkazana filime bita Wanted yo ni kabiri nkazana filime bita Ninja Condor yo ni gatatu nkazana filime bita Predator Arnold Schwarzenegger ya ni kane hakuzana filime yitwa Terminator nimero 3 kapusho yumiwe urumva ariko ni zatera yes hakuzana filime yitwa Wangiyu gatandatu Wangiyu niyo muri za Thailand urumva nkazana filime bita Ajantaki Adarati ntago ibaho yisearching urumva Adarati Mitunu Chakraboti nkazana filime yitwa Hatikadi
double govinda yabagovinda babiri hakuzanira filime yitwa American Ninja wari yoro nubundi niba mujyana na filmu zi wari yarajya kujya kuri finali kajya kurya ngo agatambara ninja yari yambaye civile ibintu by'umukara agatatu mu mwotsi haza filime yitwa Comerio ingo yete ngo bamutuma inzara hoside bakazamucurura izindi ibintu ngibyo ngibyo n'izindi zanuza za maridi amita bacani noneho ugiye gufata mikoro uhinduke yanga w'icyo gihe usobanure filime imwe tumeze nko turi kugenda ntabwo yabibasha urumva iyi mikoro ni ntabwo yabibasha ugiye guhinduka yanga usobanurire umuntu wese agiye kubera ni uruhemure urumva ese bura navuga ngo iki hari nk'ibintu pike yavugaga pike turatangiye ngo cyatanya ngo gifite umurizo ngo dore cyangwa umurizo ngo dore intambuko ngo bibaza ibisimba ibintu ngibyo ngibyo ngo by'amazombi urumva ngo bya dinozori ibintu ngibyo ububaza kwa zombi turi kugana ku musozo mugiye kundirimba indirimbo yo mu gitabo dushishikariza abanyarwanda bose gukomeza gukurikirana Ruharwa niyo filime nyarwanda ubu ngubu ikunzwe cyane turimo turagana ku musozo ndetse abanyarwanda bose bakore subscribe kuri channel harga yitwa iki John M 250 John M 250 250 yego bazakugira ibice bine bya Ruharwa ibice bine bya Ruharwa yemeje kujyaho buri wese agenda arebe kuva ku gice cya mbere agere ku cyanyuma ni filime iteye amatsiko kandi iryoshye nibagiye kubabwira kandi kandi nafunguye moteri cyangwa se guest house Butare ku cyumweru ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi ejo bundi ku cyumweru haraburi iminsi 3 dufite pool party dufite guest house yitwa urumva iri itumba ku musigiti mu Kigarama yitwa Zebra Domas uzaba uhari nzaba mpari kandi iyo ari wanje dufite amashambure meza dufite piscine urumva dufite sauna dufite massage dufite byose bishoboka tuba dufite ro pool party tuba dufite abadije batandukanye abayimuzi batandukanye baturutse intangaha abakobwa beza bahuye abasore n'inkumi abantu bose ingere zose kwinjira n'ubuntu ntacyo bisaba ukaza kwiyogera ni itumba ku musigiti mu Kigarama mu karere ka Huye bazamane ku cyumweru guhera mu gitondo saa 4 za mu gitondo kugeza bitinze tuzarya show yego karimbo ko mu gitabo karimbo ko mu gitabo cyo cy'Imana karimbo ko mu gitabo cy'Imana nako kagiye kamfasha reka shafa dutere oya nabanza iterje ntandi muri mwe ntazi nayitera nandi abanyizi aho nyiteye ntabwo yayishobora nayitere koze mvuze mu madivi wayimenye oya abadive Yesu umwami w'abami urayizi siyo ngiyo wapi aba Yesu bishimiye izina rye ryiza haleluya abazamagamba miliyoni ariko bariyo moteri yawe teri yawe marumubabaro rikabatinyura mana barahabaye haleluya mubwira ririmba indirimbo shaka indirimbo yawe shaka indirimbo yawe ndumva indirimbo zo muri za korali Hoziyana za kera ntago nyizibuka neza yego ngo gitare we baravuga ngo gitare we oh hallelujah numusikama ni Shafi na Timote nibo twaganiraga bakina muri bamenya bafite projet nziza yitwa Ruharwa abanyarwanda muri tayari cyangwa mugomba kuyireba ni filime nziza ifite icyo irimo gusobanura muri societe nyarwanda reka mashimire cyane Shafi urakoze cyane reka ngushimire cyane Timote ibiganiro bya 3D TV Rwanda nakagaruka ni njyewe kamarade kuri kamera ndi kumwe na Gaposho ciao ku mafaranga 500 gusa wabona sana energy drink cyangwa se sana ginger ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima soma kuri sana ginger ndetse na sana energy drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu
Kiganiro Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi sana jinja ndetse na sana energy drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura sana energy drink ndetse na sana jinja, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe.